niterere ako nanyereka binkoreho pe kuko nkunda karyoshye nkakunda kwigereka ahantu mu nzego umva zo hejuru nta kuntu byari kunsiga amahoro reka none ndaranye ubutumwa yari yabyitereyemo ubu byari kugenda bite uri kwigambisha ngo ikimuha ewe ntacyo waje ryari uzi kuzimurira abazimu mu nda ricarica nase nzimuriye abaye mu by'ukuri wari guhomva mvuga ibiki nze ko barandi kuvuga wumvise hari icyo nkoze kwa Matovu nta mafaranga bazanye muheruka ryari ndako ariko nje ndakubaza nsubiza nta mafaranga bazanye yaba yazanye ntabikubwire wintonganye ntacyo nshera nta mafaranga yazanye ntayo yazanye ariko abo bose bajya kuyazana mutavuganye ariko bazi ko ndi umuyobozi nugasekwe mama barabizi neza umuyobozi ubu nawe baramubayobozi yego ariko muhoreka nkubaza ariko nyine reka nkubaza ubaguri gusha ubu nshaka iki ko sinaranye buto tujya kurya uko mfata hano muri rugo utekereza ko n'abaturage nyoboye ariko bazamfata se bitubujije kuba tugiye kwicwa n'inzara muri uru rugo se njewe nicwa n'inzara reka nkubaza harya ndaranye buto niba nibuka neza wowe wenda ushobora kuba ubwenge bwawe buri gukora harya ndiki uri umugore oya ndabizi ko n'umugore nshinzwe iki ushinzwe iki nyine wowe se ushinzwe guteka ukamenya ngo nari nyine nshinzwe iki nkora iki rendagire ukoraga iki se nyine kandi ndi kukubaza ahubwo ico kibazo ninje wakakikubajije uzi se noneho rutse ubu ndanababaye cyane ku rwego utabyumva babajwe n'iki se kandi jejo nagiye kugendengera mu matora ahantu babere gutorera nyine noze nabyumva gute nasanze byarangiye nyine nta n'ikintu nanabikoraho na kimwe sanga abantu bose barangije gutora batoye nde nubwo ari ejo nari mfuye kuvuga ariko nyine ubwo byararangiye abatoye ndaranye ubutumwa naranye ubutumwa wawe ndi w'umushumba twirirwanagaze nasanze abantu bose barangije kwemeza ko erewe ninde wamutoye ubwo kandi wasanga nawe mu bamutoye urimo oya nasa winshiramo kuko nje nasanze abantu bose barangije kwemeza ko ari ugomba kuyobora kandi ikindi kintu nahinduraho nimba ari uriya we nge nandi kintu uriya yazamye gusa uriya ari kumbaza iki buriya nzi ewe tekereza none ibintu agiye ukurikije ukuntu wenda mu buzima busanzwe ibintu ariko ibaze kurikiza umuntu nk'uriya uba nje ukuntu ahantu naboneye ukuntu abantu biri ibicucu nshinzwe buriya uzi ko buriya nari nishyize mu mwanya wawe se buriya uje ari ibyo ndi kwishyiramo numvaga ko ari ngiye muyobozi erega wibuke ko umutwe wawe ari nk'uwanjye ngaho reba no kuri kwimana ngo wayoboye ubu subu ari nge nawe wagakwiye guseka undi nini ngaho reba no kuri kwimana ngo ubu nawe wayoboye bakuri inyuma umuyoboye abaturage ariko reka tubyihorere baragutoye se ubundi umaze iki ntibigiye gutuma nicwa n'inzara muri uru rugo reba muhoza ugiye kujya yifata akajya gufurira abaturage kuri kakiyaga akoze ko wabyibagiwe nje reka nkubwize ukuri uzi iyo witesheje agaciro nta muntu wakaguha ntago byakunda uzi se gahunda igiye gukurikira muho njewe reka nkubwize ukuri nzashira ingurugunzo nkiringage urumva neza ikintu ca mbere nakubwira cyo nongere ngo utega amatwi wumve agamatwi ya matwi wiburankuru nanye ututwubahana ca mbere na mbere nakumenyesha cyo ntuzatekereze ngo uzashe gufurira abantu uri umugore w'umuyobozi icyo ngico cyo kikuje mu matwi nyine utekereza yuko ngezishijwe inzara muri rugo nzi ko mfite amaboko abiri watega amatwi ukumva icyo homvombwa uri gutekereza ngo nzafata igitiyo n'isuka ngo ngiye kujya guhingira nibyo uri gutekereza ndi umuyobozi itaka rero ubwo turi gutekereza ngo nabamaze iki ngiye kuryirenza nabamaze iki reka nkubwize ukuri ntawe ukameza ataragiye urumva neza utazaje urandeba ukagira ngo ubwenge bwanje mbusigaga muri iyi nzu ngaho reba banza undebe umuyobozi uyoboye umudugudu agafata inzira agafata igitiyo agafata isuka akaja ku kiyede gusa ibyaba bimaze reba muhoza ari waranze kwirenza itaka mu murima ugiye kuryirenza mu mirimo ibyo se bibaye he nje cyo nakubwira cyo muho umva reka nkumenyeshe ko ntaho nakwitwa umuyobozi ngo nje gukorera abaturage umugore wagiye kubikora ariko ngo agiye kubikora ahubwo wibeshe uve hano ngaho icyo ngiye gukoraho wowe tegereza urebe utagira ngo byarangirira hamwe kandi ikindi kintu nakumenyesha cyo nta bijya byaraye zaruhinga
nta biryo byarayemo kuko atahanye haho se kuko atanze amafaranga ngo duhahe nakubwira ngo muze agiye kwirenza itaka warangiza ngo tiye baba ibyo byose nzabikora kuko njye ntabwo nzemera kwicwa n'inzara muri uru rugo warangiza ngo uri umugabo muri uru rugo niba kugira ngo batore umuntu usakuriye ubwo tuvuga ibintu bisubire uriya wakwimba ahantu bari barebeye n'ahantu n'ikintu bari bashingiyeho si niba yarabahaye ibiki niba byaragenze bite ntabwo mbizi rubanda njye ntako nabimenye iyo nza kujyayo njye nta n'inota ryanjye ari kubona harananijwe ntako nayo kuguza nayo kujya inyuma y'uriya mushaka yiwe we narakoze ntiwaza ubwo wasanga nawe waragiye inyuma ugatora oya wenda we nanje wanshiramo cyangwa ntunshiremo ariko ntabwo nyine wewe kubera ko utari uhari ntiwabyemera ariko se kadore kamubaza akabanza sibyo ubundi urabizi ko uri umusore kiri umusore se ndi umusore majije gukura ubundi wagira gutya njye nawe tugafatanya abona ndarangira utumuriye irangegera yego tuziranye n'ubundi ubundi ivuze ngo iraje kaza kwa kundi urabizi buriya iyo umuntu bamutoye hari ibintu bajya bashyiraho cyane by'irondo kandi buriya irondo kurara hano hanze nanje kubera ko ngamika hanga ibintu byose nkabyanga ugasanga noneho nje kubera ko nansuzugura ngo wenda nkitwara nabi agahita anagendera kuri byo akabati bamushire nje ndarara nkanuye maso ugasanga nyine agupanze ku irondo umuntu wa nyuma waririmbye nabi bakamwica ni muri 86 yagiye muri korali iririmbira umwami ajyana y'urujwi rumeze nk'urwo rwawe neza usabaze uzi yuko no muri kakiyaga yose nta n'umuntu n'umwe undushijwe ryiza mukuririye bikizamini cy'indirimbo urebe aha yemwe iririmbire nta nkuvuze je nkuvuze Yesu we uziko mizengira rebije kuze nuko ushobora kuririmba umuntu akagaruka nutwo yari none ijwi ryawe uziko rihumura nabariko ijwi se rirahumura riri mu bifatika riri mu bigererano ndi kukubwira ngo ushobora no kuririmba umuntu akagarura n'ibyo yariye rigize kumvikana nabi mu matwi rigize kumvikana nabi mu mazuru rigize kumvikana nabi no mu ariko uyu muryango ubagamo abasazi cyangwa ubagamo abantu bazi unyuzemo umusazi mu muryango abasazi se kandi bavuye none reka mbabazi iyo bari guhora bari kubatoza isuku n'isukura mu ngo zanyu naho mutuye aranye butumwa so abonye geste nakoze nabyutsa ndi gukondo uwabyutse ndi gukondora se none ufite abasazi ku buryo babyinira hari aha daranye butu none se kavuna so waho uri kuhabyinira koko ariko yemwe kukimushaka ngo mbabwire nabi kandi muri abana bo watubwira nabi watubwira nabi ubu mushaka ngo ngenda hora ndabifuriza ibintu bibi ako muyebo nimo muyimana twe twarahindutse kandi niba ubibona neza dutanga umutekano dutanga ibishingwe reba ko tutanabimena mu ngarani ejo heza kumva BDF n'ibindi byose turabyuba dutwerera n'abantu ikigega gishinzwe guteza imbere urubyiruko nyine cyaduteje imbere natwe duteza imbere bagenzi abandi dukora BDF yo guteza imbere ubu muri gutekereza ngo mwambesha nkuko mbere mwambesha ubu ngubu kuba narabaye umuyobozi buri tuntu twose nsigaye ntuzi cyakoze akamubwira kabisa mukuyobora warabibonye geste yanjye mukuyobora ahubwo mu bintu byari binzanye n'icyo n'icyo kwagasasira rero uburaya kubera wowe mufite imishinga ngo BDF bafashe kubateza imbere ibagurire imishinga irahari myinshi cyane kandi myiza imishinga zirahari umushinga w'inkwavu urikumva tukazorora inkwavu zitera amagi uzaje hariya ku kigo cy'urubyiruko nta hari ibintu bigoye mbivugeyo none ahubwo ikindi kintu uretse gato ubu ikintu kiri kungenza nyamukuru mushire hano ibyangombwa byanyu ibyangombwa bwoko kisi kandi ubu ngubu warabifite ugomba kuba uri umuturage ugomba kuba ufite n'ibyangombwa bigira gute bikuranga indangamuntu se muri izi minsi twarinjiriwe none se ubwo indangamuntu ni ikibazo kuba nkuzi ngo witwa Matovu ntaho ibyo bihagije nshaka kugira ngo unyereke indangamuntu yawe nawe unyereke ariko ngende uyu ntago arayifatara cyane umwana ufite ubwanwa wese abagabo yego ni impamvu na papa buretse gato irangamuntu ubu ngubu kuyifatana kuva ku myaka 16 nta myaka 17 ufite ntayo afite uyu ngubu nje wenda nshobora no kuba nayifite ariko sinabafite ariko vugisha ukuri kavuna ni yapfutse batema amasaka daranye ubutumwa none batemaga amasaka ajyana mu haciye kingana ni imyaka 14 ariko imyaka 14 daranye butu niki
nje ko nagutoye nzi ngo usobeze ko notrike zose na kuntora ni kimwe kuntora ni kimwe no gukurikiza amategeko n'amabwiriza ni ikindi uretse gato we ntabwo ndi kuburanira aha nawe uranye nawe yewe shaka n'ibyako ntawanganya nawe urusaku uyu ngo yarabifite nje ntabyo mfite nizo urukumba ziranga mu nje ndanye ko tutangiye kujya mbaza amaranga ejo nari nashara kwandikisha iby'ibigori sinakweretse iranga ari nje wagushizeho ari nje wagushizeho bari banze ndangamuntu yanjye ukanayibarura yibaruye niba zana ibyawe ngende ntacu nje ninjujiraga abayobozi nzatora n'abandi wani woshiragaho abayobozi ndaranyibuta nk'uruko kumuvuna ndaranyibuta urukunja ndaranyibuta waretse uwo mwana ndi gukina nawe muyobo niba nta byangombwa ufite kandi reka nkubwize reka nkubwire ukuri ikindi kintu kigiye gukurikira teatire nsigaye nzi no kuzikina buriya no mu bigo bikomeye basigaye barantumira ikindi kintu kigukurikiyeho nutamugemurira kiricwa n'inzara Ndaranye moto reba ukuntu ibi bintu byaciye uruto bikapfa umugongo bikaguvunaguza ufite ingetura hariya wari y'umuntu kwikora wenyine sinjye ntabwo nari kwikorera ufite ingetura ariko dafura ari weho nuramwana nzicene ko uzicane cyangwa uzanyica yego uzica umwana wawe kunyica suru sigenda navuga mukica amatwi muraho muyobo muraho reka macira umugani winsuhuza nanjye ko nta kajumba warunzaniye se mama vumvura habayeho agasimba kitwaga impaca ako gasimba karaza kabana na maguge inkende urumva birabana bishira kera maguge yajya kujya imineke impaca ikayikurikira uzi icyaje kuviramo impaca muzi ikintu cyaje kuviramo impaca akawa mugani hajya ngo imbwa yiganye inka kunya mu rugo ngira habuze ibyayibayeho iceye umugombosha hanyuma sera buriya ngo uwububa abonwaga n'uhagaze ntaho ndicara abavuna urutesha oya ntaho ndicara ngo uwububa abonwaga n'uhagaze singa sikode kumbuye kuducira imigani umva mbabwire iminsi z'imisambo dore zibaga nko ni 40 cokoza hiyongeyeho gumwe zibaga 41 nano ninde wibye ubwa 42 urafatwaga ihera akanyogoto nkihetenyera kuko ndikumva mu ndi dore abantu bitwikiraga amajoro bakaja kunnya mu bihuru bakajyanwa naho tuzamenye bityo ndo kutubwira nibi tega amatwi wamenye izo migani zari dore nejo bundi wo kwa Karimunda ndamufashe kiri kwituma hari ejo bundi kizi ngo ntaho ndakiba ubu si uzi ngo ibibuno byanyuze ngo nabiyobera ase ninde boneye ku gasozi hari ubwo mvuze ngo witumye ndabivuze kandi wasanga ari wowe wirwa kukunyaga ngo hanyuma y'ibyo ngibyo ceceka wagisaza yego mumbwire umuntu wabahaye uburenganzira bwo kuja gusarura kuja gusarura imyaka yawe nabyo bebe mikiba gusarura udasaruriye rimwe n'abandi iryo tegeko ninde wari bahaye akosha siko murebaga abantu mukabasuzugura bo rero ariko ntaho uja kundira ibyanje hari ibyawe ndiye hari ibyawe nkwatse imyaka yacu hari ibyo nkwatse ibi ndabahwejwe niyabo cyane yanje uri kumva njye ndaza kuhangana nawe ko mumeze wiriwe wowe se kandi bitera mukomere muyobo komere musohore muhamata aha nahe yewe turaho nyine nawe urabizi kuva wishyitse amabuno haguruka mubwireze muhamata muhe n'ibigari inde ushaka nde ndashaka kavuna ariko utaca umugongo wawe utahindurira umugabo waza kuntunga umukinduye nje nababajije nti ninde wabahaye uburenganzira bwo gusarura abandi batari basarura natwe twakubwiye ngo ni imyaka yacu twe turi gusarura ntabwo ari iyawe muyoboye amategeko n'amabwiriza dufite tugomba kugenderaho nk'abantu bahingiye hamwe ariko ndaranyibuto vugishije ukuri ko rubanda ruzi kwigira nabi ejo bundi uri kuduhendahenda ngo tugutore uri gupfukama uri gusetereza niho wadukora ibyo bintu ibyo bihuriye hehe nibyo ndi kubabwira ku buryo mwakwica amategeko n'amabwiriza se ngo nuko mwantoye
ko hari ibintu mwafashe minenego mukabifata mukabikinisha ari nje wakugize icuri nje gushinga ijosi ariko ndanyuka sinja kugize icuri cyo kamuhendeye umugabo none kugize umugabo uragiye ubaye agandi mantu ugiye kuza mwe mukanje si warogoswe ntiwarangije yenda yitara mu kiyaga toki kamwe nzibe ariko we umujanye tuvugisha umujanye ni njye uri kubaza ngo umujanye umujanye hendaranye buto umujanye umugabo wanje wamwihoreye uzaza ureba aho umujanye zongera no kumpamagara mu zina nzakumena umujanye nako muyobo mutware muyobo umujanye umugabo wanje nukuri haguruka umujanye nukuri umuntu azajera ziribye umva mutware wamubara ikindi kintu nakumenyesha cyo nutakigemurira gipfire muri gereza burigade we mugereza none haguruka karindagira we iyi mfone ubwo si nkubwo ngubwo muyobozi rwose watugirira impuhwe umujanye he nakubwene nutakigemurira gipfiremo cha uri umugome mwana narinzi ko ari uko nguko uteye cha umva uri mubi n'izina ry'Imana